igitugu arifatisha akaboko k'ibumoso hanyuma akazamura akaboko k'iburyo zirabizi ikiganza zirambuye. Reka duherwe Nyabyenda Jean Baptiste. Ngewe Nyabyenda Jean Baptiste kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Mukamana Clotilde umbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye agahato ko wowe Nyabyenda Jean Baptiste mbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Urakoze murakomeza hanyuma muze gusinya n'igitabo murakoze. Rema yarabishatse yabonye ko tuberanye wowe mwari nikundiye utigeze ihinyura. Zavuze uvuka muzivogeno yewe abavuzi Gasharo umwanditsi w'irangamimerere mu ifasi y'umurenge wa Kinyinya maze kumva amasezerano y'ishyingirwa hagati ya Nyabyenda Jean Baptiste na Mukamana Clotilde. Amasezerano akorewe mu butegetsi bwa leta ndetse n'abahagarariye imiryango yabo nshingiye ku bubasha bwabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu bashyingiranwe nk'uko amategeko abiteganya. Dutangarize abari muri iki cyumba wese ko aba bamaze gushyingiranwa guhera kuri iyi tariki no kuri iyi saha ari abagabo n'abagore. Mwongere muntize amashyi. Tubifurize kuzagira urugo rwiza, tubifurize kuzagira urugo rutekanye, tubifurize kuzabyara abahungu n'abakobwa, tubifurize kuzagira urugo rurangwa